Mm. Imiterere y'intambara ibera mu isanzure nk'uko twari dutangiye tubivuga, hari ibintu byinshi bituzengurutse tutarebesha amaso, bihari rwose, kandi ibyiza ni uko tubyemera kuko uruhande rumwe bishobora kudutera ubwoba ariko urundi ruhande bidutera ibyiringiro kuko ntabwo ari twe duhagaze twirwanirira. Ngo twabonye imirongo yo muri Bibiliya yigisha iby'intambara iri hagati y'Imana na Satani ibera mu isanzure. Ariko se intambara nk'iyo ishoboka ite? Ni gute umuntu yarwanya Imana ishobora byose? Yaba iyi ntambara ibera mu isanzure yabaga ishingiye ku mbaraga, iba yararangiye mbere y'uko itangira. Iyaba iyi ntambara ibera mu isanzure yabaga ishingiye ku mbaraga, iba yararangiye mbere y'uko itangira. Mwumva icyo bashatse kuvuga? Nubwo Satani iyo ashaka gukoresha power, ububasha, intambara iba yararangiye, nta niyari kuba rwose, kuko Imana ishoboye byose. Ni tout puissant niko bavuga mu Gifaransa, cyangwa all powerful. Ni ishoboye byose, ni nyamaboko. Aho ni kujya mu mirya n'Imana Satani yaritegereje asanga ntiyabivamo. Iyi ntambara ishobora kuba itandukanye n'izindi ntambara. Mu by'ukuri ibyanditswe byera bigaragaza ko iyo ntambara ari impaka zishingiye ku mico y'Imana, intambara ishingiye ku birego byo gusebanya byatangijwe n'umwanzi yibasira Imana, avuga ko Imana itari nziza kandi ko itagira urukundo. Ibyo birego ntabwo bishobora kuvuguruzwa hifashishijwe ubushobozi cyangwa imbaraga z'umurengera, ahubwo hagomba kubaho kugereranya impande zombi zihanganye. Iyi ntambara iyo iza kuba ngo iyo mu maboko cyangwa ububasha cyangwa ingufu, ntabwo Satani yari kwigerezaho. Ariko kubera ko yakoresheje icyo bita siyasa, wa mugani, arega Imana ko nta rukundo igira, arega Imana ko atari inyambabazi, ko yikunda yishyira hejuru, ko nta burenganzira bafite. Ibyo ni uburyo bwa propaganda, niko twavuga. Yakoresheje propaganda, akoresha intekerezo by'ibyaremwe byari biriho aho, akoresha ayataka no ku burenganzira bwo guhitamo kwabo, kuko icyo bagombaga kudesida byerekanaga uruhande bariho. Ubwo ni kera tutarabaho. Izo propaganda rero zagombaga gutsindishwa izindi propaganda. Gute? Ntabwo Imana ari gukoresha ingufu, kuko iyo ikoresha ingufu byari guhita bigaragara ko Satani ibyo avuga ari ukuri, ko Imana ari inyigitugu, ko Imana itagira urukundo, idashobora kwihanganira umuntu yopoza. Murabizi umuperezida wo kuri iyi si utihanganiye ko hari umupoza umuhagarara imbere, bamwita umudikiteta, umudiktatire, cyangwa ubutegetsi bwe buri diktatire. Muribuka mu gihe cy'Abarusiya n'Abadage, ndakeka mu gihe cya komunisite, ni igihe haba hari ubutegetsi kuri power, abaturage nta kintu bafite byo kwiyokozaho, bakurikira gusa. Ubwo rero Imana iyo iza gushyiramo umurya wayo, yari kuba ibaye umukomunisite cyangwa se umudiktateri, kudikitetinga cyangwa gukoresha igitugu. Imana rero yagombaga, kuko hari habaye expose, abantu babiri bahagaze imbere y'ibyaremwe, umwe aravuga ati wowe wakoze utya, undi aravuga ati nawe wakoze utya. Hagombaga kugaragazwa impande zombi, Satani agapresenta kesi ye, Imana igapresenta kesi yayo, noneho ibyaremwe bigahitamo uri mukuri. Muri make habaye nk'ibibaye muri politike, muzi ya madeba aba muri politike. Ndi gukoresha amagambo yanjye, ntabwo nari mpari ngo mvuge uko byari bimeze, ko nuko byumvikana. Ngo mu mikorere yayo, mu guhangana n'icyaha cyangwa guhangana n'ibyo birego yari yarezwe, Imana yakoresheje ubutungane n'ukuri.
kuko ariko iteye. Imana yo yakoresheje ubutungane, righteousness, n'ukuri, truth. Nta n'umuntu yagombaga kwirahira kuko ari Imana. Twebwe uravuga ngo rahira ko ibi ari byo, ko ari Imana yirahiye mu izina ryayo ivuga iti ibyo mbabwira ni ukuri, ndatunganye, dore uko byifashe. Mbese na nubwo ari we yidefandaga, yo yakoresheje ukuri ibereka side yayo. Satani rero muri urwo rubanza, muri iyo ntambara yatangiriye mu isanzure, Satani we yagombaga gukoresha ibyo Imana itashobora gukoresha, ari byo uburyarya n'ubushukanyi. Hari ibintu bibiri Satani yakoresheje Imana itari gushobora gukoresha. Imana ntishobora kubeshya, Imana ntisindyarya, kandi Imana ntabwo ishukana. Ngo Imana ntawe ushobora kuyishuka, nayo ntishukana, niko muri Bibiliya handitse. Kubera ko Satani rero yari afite akarimi keza. Umuntu w'indyarya, mufate umuntu w'indyarya, murebe ukuntu ashobora kukuryarya ukagira ngo ibyo akubwira ni ukuri. Satani yari afite akarimi gasize ubuki. Twabonye ko Satani yihagarara uruhande rw'Imana, yari umumarayika mwiza uw'ubushobozi bwinshi, abamarayika bose bakundaga. Yari afite igikundiro pe, na n'ubu wenda kandi wenda aragifite, ko hari abantu bamukorera se. Ibyo nzi ntabwo yigeze amanuka yahindutse. Yari afite igikundiro pe. Ubwo rero akubisemo uburyarya no gushukana, aba arabatsinze burundu. Burya ngo umuntu ananira umuhana harya, ariko umushuka ntashobora kumunanira. Abamarayika rero n'ibindi byaremwe yarabadurumbanyije muri wa munezero wari uri mu ijuru, azanamo doubt, azanamo gushidikanya kubera uburyarya bwe ngo n'ubushukanyi. Yashatse kuko agoreka ijambo ry'Imana, kandi agaragariza niba imigambi y'ubutegetsi bw'Imana imbere agaragariza nabi imigambi y'ubutegetsi bw'Imana imbere y'abamarayika. Akavuga ko Imana atari intabera mu gushyiriraho amategeko n'amabwiriza abaturage bo mu ijuru. Amategeko y'Imana yashyizeho, yaravuze ati ntabwo biriya ni igitugu, biriya ni imigambi y'Imana, ni ukwikubira no gushaka ubutegetsi no gushaka, nta demokarasi muri make ihari. Abibwira abatuye ijuru. Yavugaga kandi ko iyo Mana isaba ibiremwa byayo kuyiyoboka no kuyumvira, ngo ubwo Imana ubwayo iba yishakira kwishyira hejuru. Kubw'ibyo rero byagombaga kugaragazwa imbere y'abaturage bo mu ijuru nabo mu yandi masi ko ubutegetsi bw'Imana butabera kandi amategeko yayo atunganye. Satani yari yaratumye bigaragara ko we ubwe ashaka ko mu isi no mu ijuru n'isanzure ryose bamererwa neza. Satani bwa buryarya bwe n'igikundiro cye yazaniye abaturajuru cyangwa se abatura mu isanzure doubt cyangwa se gushidikanya. Urumva ibyo yaregaga afite ukuntu yabigoretse, arabisiga. Noneho Imana yo ko ariko iteye n'amategeko yayo yahozeho, ibyaremwe byose byaje bisanga ariko Imana iteye, noneho batangira kubyibazaho. Mwibuke ko Imana yaremanye ibyaremwe byose bishobora kudesida, bifite conscience, yabiremanye uburenganzira bwo guhitamo. Nta na kimwe yaremanye kuba nk'iroma. Ubwo rero amaze kubipresenta kesi ye, ayisize umunyu n'urusenda wa mugani, niko nabivuga, abatujura baratangira ati wabona Satani ari ibyo koko, uriya muntu ni mwiza, uriya muntu ntajya abeshya, uriya muntu kandi ni ubwa mbere bari babonye ikintu nk'icyo, cyari ikintu kibagwiririye batigeze bamenya. Ubwo rero nabo bumvaga afite rezo ibyo ari kuvuga kuko bishoboka kuba ari byo. Imico nyakuri y'uwo mugome ndetse n'intego ze
nyakuri bigomba kumenywa n'abantu bose cyangwa se n'ibyaremwe byose. Niyo mpamvu rero Imana yaretse bikipureyinga awuti, bikikina. Iyo ntambara yari yatangiye igomba kwikina. Satani yarayitangije, nyamara azanitsinda. Azitsinda kubera iki? Kubera ko ibyo yagoretse byose, burya umuntu ubeshya ashobora kubeshya igihe, ariko amaherezo ukuri kurasohoka. Cyane cyane ko Imana yaremanye ibyaremwe byose n'umuntu arimo ubushishozi na conscience, kwitegereza no kumenya, noneho no kubasha guhitamo. Ubwo rero Elina White akatubwira ati byagombaga kwikina, ukuri kugasohoka ku bantu bose bagahitamo. Akwiriye guhabwa igihe, Satani yari akwiriye guhabwa igihe cyo kwigaragaza binyuze mu bikorwa bye bibi. Satani ntabwo yari kwihishamo umwanya munini, burya uburyarya bugira bukaza. Niyo mpamvu Imana yabiretse. Duhora twibaza ngo kubera iki Imana yatumye iki cyaha gikomeza gutya, ngo kubera iki ngo bimaze imyaka myinshi. Mwibaze imyaka yamaze icyo kibi cyarabaye introduced mu ijuru, mu isanzure, kugera aho Satani yirukanywe mu ijuru. Mwibaze igihe cyashize mbere y'uko isi iremwa. None se ntabwo twari dukwiriye kwinuba? Twebwe nkeka isi yacu ari imaranye igihe gitoya icyaha, kuko imaze imyaka 6,000 gusa iremwe. Mwibaze rero igihe Satani yafashe kugira ngo adevelope iyo strategy muri we, noneho abashe kumobilizinga ibyaremwe byose n'abamarayika, noneho narangiza birenga urugero. Mwibuke mu ntambara ikomeye bavuga ko Satani yagendaga wiwitse, ariko mu baririmba akaba yaje imbere y'Imana. Yesu yavuga Satani akumva agiye kwihana, ariko bikanga. Byamaze igihe rero, byamaze igihe kinini tudashobora kumenya, ariko byamaze igihe kugira ngo Satani abashe kugusha abamarayika baremwe nta cyaha, 1/3 cy'abari barayika bari mu ijuru. Ni ukuvuga ko byamaze igihe. Twebwe rero hamaze igihe gito, ahubwo kandi kiri hafi gushira. Imana rero yarabiretse, icyo kibi kigomba kwikina. Ngo ku musaraba niho Satani amabara ye yagaragariye, kuko kugeza ku musaraba, mbere y'umusaraba, murabizi kwa Yobu, Satani yajyaga mu ijuru, yajyaga gupresenta isi yatsindiye. Satani yahoraga arega abandi. Satani ntiyihishaga rwose ngo amere nk'ubu tutamubona, wenda ntabwo abantu wenda bibyaremwe, ariko Yesu bararebanaga na Yesu atarapfa, bakanavugana. Satani, Yesu akamubwira ati mva inyuma Satani. Kugeza kwa Pilato, kugeza ku musaraba, Yesu atarashiramo umwuka, ibyo bamukoreye byose n'abadayimoni bari baraho, ni nabo bashyiragamo iriya myuka mibi abantu ngo basakuze cyane, bakanabarusha amajwi. Satani yari azi ko agiye gutsinda. Ku musaraba rero niho abamarayika n'ibindi byaremwe byabonye ububi bwa Satani. Kubera iki rero mwavuga muti kubera iki guhera ku musaraba kugeza na n'ubu Satani akiriho? Ni uko igihe cye kitaragera, kuko natwe tugomba kubibona ubwo bubi bwe tukazinukwa. Anyway, badusabye gusoma muri Yohana igice cya 8, kugereranya Yohana igice cya 8, undi anshakire mu Byahishuwe 12:7 kugeza ku 9. Ngiye kureba muri Yohani igice cya 8 umurongo wa 44 na 45. Uwundi andebere mu Byahishuwe 12:7 kugeza ku 9. Yohana igice cya 8 44 kugeza 45 avuga ngo mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga ibye ubwe, kuko ari umunyabinyoma, kandi ni se w'ibinyoma. Umurongo wa 45. Ariko jyewe kuko mbabwira iby'ukuri ntimunyizera. Uwo ni Yesu wavugaga, yavugaga abwira Dayo. Okay, wahabonye ahandi? Mu Byahishuwe 12:7 kugeza ku 9 aravuga ngo mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be
batabarira kurwanya cya kiyoka, ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. 9, cya kiyoka kinini kiracibwa, ari cyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, ari cyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Amen. Aha rero batubwiye hariya Yesu yabwiraga abafarisayo ngo mukomoka kuri so Satani, kuko uwo kuva na kera yari umwicanyi, nta kuri kumubamo, ngo navuga ibinyoma aravuga ibimurimo we, kuko tumaze kubona ko yatangiye kubeshya siyasa ye yayitangiriye mu ijuru. Kristo akavuga ati nyamara nimvuga ukuri, muribuka ko Imana yo nta kindi yari gukoresha usibye ubutabera n'ukuri n'ubutungane bwayo, ati ntabwo mushobora kunyemera. Turebe rero impamvu aba bafarisayo batemeraga Yesu, kuko na Satani mu ijuru hari abamarayika batemeye Imana, kubera ko Satani ni umuhanga ku mukino we, ni umuhanga pe. Noneho bakatuvuga ngo tubigereranye, ngo ni iki iyi mirongo igaragaza cyerekanye imico y'umwanzi ndetse n'imikorere ye. Ni umuhanga, tugomba kubitekereza ko Satani ari umuhanga mu byo akora, arabizi, ni ibintu bye yatangiye kera, afite uburambe muri makeya. Iyo twibwira rero ngo dushaka kumurwanya twikoresheje twebwe ubwacu, tuba twibeshye. Ngo kuva mbere hose umugambi w'umwanzi ni ukugerageza gutuma ibiremwa byizera ko Imana idakiranuka, ibiremwa byizera, mumbabarire ndasoma nabi, ngo kuva mbere hose umugambi w'umwanzi ni ukugerageza gutuma ibiremwa byizera ko Imana idakiranuka, kandi ko itagira urukundo, kandi ko amategeko yayo akandamiza kandi yangiza. Murebe ukuntu kuri iyi si amategeko ukuntu agenda ava, ari ku isi irushaho kuba mbi. Umutima utarimo Imana nta kintu na kimwe utari capable yo gukora. Duhora twibaza ngo kuki umuntu avuka ari umwana mwiza, avutse ari uruhinja rwiza iwabo bamukunda, yakura akaba umwicanyi cyangwa se akaba umurozi, akagira ishyari. Umutima utarimo Imana, yaba umubyeyi wabyaye umuntu, umubyeyi wambyaye cyangwa wakubyaye, yaba umuvandimwe muva indi imwe mu nda, umutima utarimo Imana, amaraso nta kintu avuze. Kuba twese turi abantu ntacyo bivuze, ahubwo nta na kimwe kibi udashobora gukora. Satani rero ibyo nibyo ashaka. Satani agerageza ko twumva yuko ari twebwe abantu, ari n'ibindi byaremwe usibye ko ibyaremwe byo byamurangiranye, ubu ni twebwe isi afokasinzeho, energy ze zose yazizanye hano ku isi. Agerageza ko twumva ko amategeko y'Imana tubangamiye, kandi ko imikorere y'Imana nta kigenda dushakira umudendezo, ari agahato, ari ubukoroni. Nyamara Satani ku rundi ruhande ahubwo niwe udukoroniza, kuko amategeko y'Imana yitwa ngo amategeko y'umudendezo, cyangwa se birancitse nimbyibuka, amategeko y'umudendezo yitwa amategeko, ariko si amategeko fete, ni uburyo dushobora kubaho mu mudendezo, turi free y'icyaha, turi free y'ikibi, kandi tubayeho mu mahoro. Ngo nta gitangaza kubona Yesu yita umwanzi umunyabinyoma na se w'ibinyoma. Ibihabanye n'ibyo, Yesu yazanywe no guhamya ukuri, niko twabibonye. Ngo kandi yahanganye n'ibinyoma ndetse no gusebya bya Satani, arabinesha, kandi amaherezo azarimbura umwanzi n'imbaraga ze. Ibyo tubibona muri Yohana wa mbere 3:8 n'Abaheburayo 2:14. Ngo mu Byahishuwe 12 hariya Mike yadusomeye, cyangwa nyuma yaho guhera ku murongo wa 9 n'uwa 10 haravuga ngo hagaragaza Satani nk'inzoka ya kera. Cya kabiri, nk'uri mu rukiko rwo mu ijuru arega ubwoko bw'Imana, ndetse ubwoko bw'Imana ni cya gatatu, noneho nk'umutegetsi ugereranywa n'ikiyoka kiyobya
ikiyobya aba ari mu isi. ariko icya mbere ni inzoka ya kera. Inzoka iri very treacherous. Treacherous ni inyaryenge, ariko ubunyarwenge burangiriza ku kibi buri gihe. Hari inzoka ziryama, hari televiziyo icishaho ngo ibintu bya natirere nkunda kureba, bagenda bagereranya amadogere y'ubwoko bw'inzoka ziri dangerous n'izitari dangerous. Buri nzoka iva yose iri dangerous, ariko hari inzoka muri Australia isa nk'ibibabi, ikunda gufatayo, abandi zifata agatsinsino, yo irisumbukuruza igafata ku mfundiko. Ikindi, iraryama mu byatsi ku buryo udashobora kuyibona, ntushobora kuyibona. Ikintu cyose gitambutse, kandi ubumara bwayo sampurusa mu minota 15 bupfuye. Niba tuvuge kumwe abantu bakunda kujya gutembera mu mashyamba ikakuruma, ntabwo uri bugere kwa muganga, ubupfuye. Iraryama, umutwe ikawuhisha pe, ariko ikawurega ku buryo iri busimbuke igahita ifata ku mfundiko inyuma. Ni ibintu bitangaje rero. Abazungu bagomba kugenda bambaye amakabutura n'inkweto zo kugenda, ntabwo bizeye kuri bufate ku gatsinsino. Inzoka nyinshi zifata ku birenge cyangwa ku gatsinsino keretse yiturutse hejuru. Yo rero irisumbukuruza. Bagiye kumenya uburyo iyo nzoka, ubwo bwoko bw'inzoka ko bufata hejuru y'aho urukweto rugarukiye, bamaze gupfusha abantu benshi. Satani nguwo rero aryama abunze, kandi nafata azafata aharyana ahakwica, afata mu rwiciro. Ni inzoka ya kera, ngo ni ahora mu rukiko arega ubwoko bw'Imana. Umurezi wa bene so niko Yesu yamwise, donc umurezi w'abantu. Murebe ukuntu yari yagiye kurega Yobu, avuga ngo Yobu Imana yaramukoteye, iramupfundikira, iramugota ku buryo Satani atabonaga aho amenera. Ahora nuko ameze. Ngo kandi nk'umutegetsi ugereranywa n'ikiyoka kiyobya abari mu isi, n'ikiyoka kiyobya abari mu isi. Ijambo ry'Ikigiriki risobanura umwanzi, risobanura usebanya. Usebanya, ariko muri uku gusebanya ntabwo ari kwa kundi ugenda uvuga umuntu ko yakoze ibintu byo gusebanya. Mu amasegonda makeya mbabwira ijambo bakoresheje mu Cyongereza. Arasebanya, ariko muri uko gusebanya harimo n'uburyarya cyangwa se n'ubugome no kugambirira ikibi. Iko gusebanya ntabwo ari ugusebya gusa ngo umuntu agire izina ribi, oya, ahubwo agambiriye ko uwo muntu mu bisebanyo bye ari gukora, ari kumukorera, harimo na downfall y'uwo muntu nyine, bari kugwa k'uwo muntu, either akagwa mu cyaha cyangwa se agahomba niba ari umuntu ufite amafaranga, cyangwa se akabura abakiriya. Donc harimo rezilita mbi. Satani rero muri Kigiriki bavuga umwanzi, ariko ni umusebanyi, ariko gusebya kwe yari afite bit. Ntabwo yasebanyaga gusa bimwe ugenda usabye umuntu, ahubwo yari afite point of view, ahantu ashaka kugera. Kuko Imana iruzinga ubushobozi bwayo, wagahinduka nk'Imana. Mwibuke handi yavuze ngo nzazamura intebe yanjye, nzamera nk'isumba byose. Niyo point view. Ibyaremwe bindi ntibyabibonaga, ariko nicyo yaragambiriye. Imana isoma byose rero yabirebye kera, ngo bigaragaza nanone imiterere y'intambara ishingiye ku myizerere. Harimo imyizerere yerekanye imico y'Imana. Intambara rero turwana ntabwo ari ugufata umuntu ukamutera ingumi, ni mu bitekerezo. Wowe ufite Satani, twebwe turi guinea pig, cyangwa se turi ibyo akoreraho intambara ye, ariko bite ye ni Imana, target ye ni Imana. Kubabara ni arabizi ko yatsinzwe, ariko ashaka gukoza umubabaro mwinshi urenze urugero Imana uko ashoboye, kuko ibindi byaremwe byaramunaniye. Kimwe cya gatatu cy'abamarayika ntigihagije, ntabwo byababaje Imana, ariko ntabwo byayikoza ahantu nk'uko Satani yabyifuzaga. Icyo aviza rero ubu ni iyi si, ni twebwe.
ni twebwe kuko uko arimbukana benshi agakoza umubabaro mu byaremwe by'Imana byinshi, ntacyo akiramira. Ya sitarateji ye, ibyaremwe byaguye byaraguye, ibitaraguye ubwo ntibyaguye nyine, ibyo byararangiye. Twe rero tutamureba nicyo agamije, ariko mumere nkanjye ujya wibwira nijoro ngo uturimo afite imbaraga kurusha udusatira, utuzengurutse. Umwami wacu Kristo yaramutsinze, nitwemera akatubamo azamudutsindira. Ngiki icyigisho cyacu cy'uyu munsi rero. Comments, ibibazo, umwanya urafunguye, murakoze. Urakoze cyane Claudine, urakoze kuri iyi ngingo tuyoboyemo, imiterere y'intambara ibera mu isanzure. None se ako kabazo nakubaza nti ngo ujya wibwira nijoro ngo uturimo arakomeye cyane, ubyibwira byagenze bite? Waje twabirangije, ariko ni ku kazi narindi kuvuga, ahantu nkora amajoro, iyo bigeze mu ijoro cyane nko mu masaa 8 hari igihe nanirwa cyane cyane nk'iyo maze nk'iminsi 5-6 nkora, noneho nkavuga ngo reka, hari amabaraza ariko amabaraza adatwikiriye, nkavuga ngo reka njye gutembera, nta matara haba rero njyana itoroshi, umuyaga ukankubita, ariko nagera hanze nkahita ntangira. Hari umudamu dukorana wiyise umuwici, umuntu uragura cyangwa se umuwici, umutorisiye, akunda kureba cyane, arabikunda cyane. Bwa mbere nkibibona byaramfurapye, akunda kureba cyane umuntu ugiye gupfa, akahaguma mpaka umuntu apfuye, ukajya kubona ukabona afunguye idirishya. Noneho rimwe naramubwiye, ariko kubera iki biriya ni ibiki uri gukora? Angaga ngo ni ukugira ngo soro yimuvemo ngo isohoke, ngo akayifungurira idirishya. None si iyo soro yabashije gusohoka mu mubiri utawukase ngo usohoke, guca mu idirishya cyangwa mu gikuta byayinanira. Rero akavuga ngo ngo wibiseka ngo ni ukuri. Ubwo rero n'abandi gutembera nijoro, amagambo akanzamo, ni kumwe Satani nyine aragutera, akavuga ngo ariko ya magini ya wa mudamu naramuka gufashe urabigenza guto, aha hantu uri wenyine. Noneho ubundi mutima ukambwira ngo ako Yesu rero afite imbaraga, uko Satani ari kugutoteza hari n'abamarayika baguhagaze uruhande, humura. Nkakomeza ngenda ndi muri debate nibwira, hari n'igihe mba nshaka gusubirayo nirukanka, ariko nkavuga ariko Satani arantsinda kweri, kandi mfite umumarayika undinda ukomeye. Rero nkavuga ni undimo araruta unzengurutse, ubwo nakomeze nyine agerageze turebe utsinda. Nkakomeza nkabyibwira bikagera. Natangiye rero mvuga nti intambara turwana nayo cyangwa turimo hagati, na nubwo ariko tuyirwana, niyo ni reality, niyo ntabwo ari abapfuye, ahubwo ni abazimu n'abadayimoni. Ariko uko aba bazimu bahari niko abamarayika bahari. Nicyo muri make natangiriyeho. Ahubwo nanjye mu kanya ubwo mu gihe wabivugaga, ubwo nanjye hari umuntu twarimo tuganira, natubwira uburyo mu minsi ishize ku kazi aho akora, ni hano Nairobi, ngo yari arimo aganira, bari mu nama bagiye kubona winjiye igipusi kinini koko, abantu bose barikanga batangira kugihinda. Noneho bamwe mu bantu bari kumwe bati mu byihore b'abayisilamu, mwitonde, ahubwo ni mu muyibererekere mwitonde. Ubwo urumva ko baba bizera yuko hari ishobora kuba ifite imyuka mibi cyangwa se ari amagini, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari abantu bizera ibintu nk'ibyo. Nibyo koko abadayimoni babaho, Satani abaho, ariko nyine yaratsinzwe nk'uko nawe ukunda kubitekereza. Nyine iki nicyo tugomba kuzirikana, ntabwo tugomba kumutinya. Hari muri iriya somo ryo muri Yohana 8:44 na 45, hariya batubwira ko ngo yari umwicanyi kuva kera, umukomoka kuri Satani, kandi byose ararikira namwe nibyo mushaka gukora. Ngo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Ni umunyabinyoma, nicyo Yesu yashakaga kuvuga hariya. Yesu rero yatweretse kuva kera, ngo kuva kera. Ese kuki Yesu yavuze ngo kuva na kera yari umwicanyi, ko Satani yari umwicanyi? N'icyo yashakaga kuvuga ni ukuva ryari? Ni ukuvuga ngo hariya Yesu yari arimo
aganisha ku rupfu rwa Abeli tubona mu Itangiriro 4 umurongo wa 1 kugeza wa 8. Ni ukuvuga ngo yahereye kera ari umwicanyi guhera ni ukuvuga ngo Abeli burya mu by'ukuri yishwe na Satani. Kayini yabaye igikoresho Satani yakoresheje, ariko umwuka w'ubwicanyi uragenda ukagera kure cyane kugera mu ntangiriro y'icyaha. Mu kwigomeka kwe rero Lusiferi yazanye igihano cy'urupfu, yarakikururiye ubwe ku giti cye, yarakizaniye ndetse akizaniye n'abamarayika biyemeje kwifatanya nawe mu bwigomeke bwe. Igihe rero yaganishaga ababyeyi bacu ba mbere mu cyaha, yabazaniye urupfu, yatumye urupfu rubazaho, ndetse n'inyoko muntu yose twese ibiratwokamye. Rero Yesu yararimo ababwira ati mukomoka kuri so Satani. Bariya n'Abayuda yabwiraga, ubushake bari bafite icyifuzo cyo kumwica, cyari igihamya yuko mu by'ukuri ko bafitanye isano na se Satani. Ati inyana ni iya mweru. Ni nk'aho Yesu yababwiye ati n'ubundi inyana ni iya mweru, reka muzasha munyice nta kundi, nimushaka muzanyice n'ubundi mufite aho mubikomora, isuku igira isoko. Nta kundi nicyo yashakaga kubabwira. Satani rero n'uyu munsi wa none aracyakora, nta mpamvu yo kumutinya, ariko Yesu yaramunesheje. Wakoze cyane Claudine, n'abandi bashaka kugira icyo muvuga, mwanya n'uwanyu. Hari ikintu cyantangajeho. Satani hariya ngo kuva kera yasebyaga Imana akabeshya, ku buryo niwe mubeshyi, niwe musebanyi, kugira ngo ayangishe n'abamarayika. N'iki iyo witegereje muri iki gihe, uwo muco Satani yawubibye no mu bakirisito. Bagenzi, turasebanya, tukavuga n'ibyo tutagombye kuvuga, tukavuga n'ibyo tutahagazeho, muzitegereze nkuko muzarebe gusharinga inkuru ma YouTube, inkuru mbi tukayamamaza, tukagira dute, hakaba n'ubwo ujya kureba nyuma yaho ukazasanga byari ibinyoma, kandi waramaze nawe kurugenderamo. Mbese iyo ndwara tuzayikira bigenze bite ko ari umuco wa Satani? Ni ryari tuzumva ko ikintu dufiteho amakenga, aho kugira ngo tuhite tuvuga twamamaza, tugira dute, tuvuga dusebya abantu, abayobozi, abakikanaga, dore uko ameze, yagize gutya. Kuki tutiga guceceka? Murakoze. Biragoye nyine kubera inkomoko. Yego, komeza. nari ngiye kuvuga, none se twakwiga guceceka kandi dukomoka kuri data wacu ari we Satani nyine? Ntabwo bishoboka, keretse duhinduye umubyeyi tukajya kuri Yesu Kristo ukoresha ukuri. Uzasebanya, usibye ko wamubwira wenda, cyangwa se abandi bakamubwira ko ibyo atari byo, ariko ntabwo azihindura. Ni bya bindi navugaga ngo nta muntu ushobora kwihindura we ubwe, kuko ibyo turwana nabyo ntitubireba. Satani biroroshye kutwinjiramo akadukoresha. Niba yarabashije kugwisha abamarayika batigeze bacumura, batari bazi n'icyaha, akabahindura abadayimoni, ntibaze rero twe tuvuka turi abanyabyaha uko bimera. Biroroshye cyane. Nibyo Yesu yavuze ati mukomoka kuri so Satani nyine, uwo niwe wari umubeshyi. Niduhindura data twese tukamuhindura, tukava kuri Satani tukajya kuri Kristo Imana yacu, tuzakoresha ukuri nk'uko na Kristo akoresha ukuri. Naho tugira karagiteri z'uwo turimo nyine. Burya urya muntu si we nawe ni ikiba kimurimo kimukoresha. Ndumva ari uko nabivuga. Yemwe ngiye kuvuga le contraire.
turakumva. ngo gukoma urusyo ngo ugakoma n'ingasire, kuvuga ngo nyine abo bantu bahererekanya amakuru gutyo kuko niko biri, ariko n'umuntu ujya gukora ibyo bintu ajya yibaza ati ibintu ngiye gukora ese niba bihererekanya, nk'uko dushobora kuvuga ngo abakristo ngo bahererekanya amakuru, n'abakristo bakora ibyo bintu ntibakemere ko abantu babona ibyo bahererekanya mbese se kuko umuntu azakora ibintu bidasobanutse ari umukristo nibabihererekanya avuga ngo baherekanije, abaherekanije nabo bagawe ngo baherekanije. Twebwe kuki tubaha amakuru? Hari ibintu umuntu akora abantu bagakubitwa n'inkuba bigahita bihererekanywa ako kanya, ahubwo abatanga amakuru mabi nibo bakwiye kubireka, hanyuma abatanga amakuru bakaba aribo batanga, kuko nuko byagenda kose ibyinshi biba ari byo. Kuri dora none matiyantuka se hari ibitari byo. none se mama, ayo makuru tuvuge ko ari iyo kuyahererekanya bitwungura iki? Navuze ngo twe abo bantu babiri bombi bigenzure, wowe iyo ugiye gukora ibitabaho kuki utavuga uti twese tutelefone nibwo buzima bwacu bwa buri munsi. Nibyo Hari ibintu ariko umubyeyi se adakora, utanga amakuru we hari abayatanga ibintu ngo umubyeyi bigende adakora cyangwa umuntu mukuru kugira ngo umwana atabibona. Kera ababyeyi bajyaga bajya kuvugana nabi bagahunga, bakajya mu ishyamba mu biti bagahunga abana. Uyu munsi urafata ukarwana n'umugore abana bari aho warangiza ukavuga ngo abana babivuze kuko mu by'ukuri ariko abantu nabo bose ni ku mpande zombi. Hari umuntu hano uretse kurwana n'umugore we jisitoma, nicyo gitumye mbyibuka, abana bahari buzuye inzu, barangije babishyira kuri rezo sosiyo birasirikira ububirigi bwose. Gusa wavuga ngo n'abantu batanga amakuru nabo barakabya batuma ayo magambo avugwa. C'est triste pour les deux personnes, utuma bivugwa n'ubivuga. Rero habanza ariko mama gukosora Rabita, turi mu isi y'ikinyoma. Ubu niba mubibona, nta kuri kubaho mu isi. Ukuri kubaho mu isi mbega gusa ni ikintu cyemewe n'abantu benshi, nicyo cyitwa ukuri, icyo abantu benshi bayobotse cyangwa se bashyigikiye, ariko ntabwo biba cyabaye ari ukuri, ahubwo isi ni ikinyoma gusa. Ibintu byose, imibereho, abantu babaho imibereho y'ikinyoma yo kwigaragaza, kuko Satani ni wese w'ikinyoma, kandi ntabwo ari ikinyoma cyo mu magambo gusa, ahubwo n'imibereho yishushanya, kuko nawe yabayeho imibereho yishushanya. Yagitangiye mu magambo abeshya abamarayika, arangije abeshya arishushanya, yishyira mu nzoka, yigaragaza uko atari, yo kwiyoberanya, ashuka Eva. Uyu munsi wa none rero nanone abantu benshi babaho imibereho yo kwishushanya uko batari, rimwe na rimwe bakigaragaza nk'abakristo beza. Nguwo ni Satani ugenda ukorera mu mashusho atandukanye, ikinyoma gusa. Ashobora rero no guhimbira n'abo bantu n'uwo muntu, abantu bagakwirakwiza iyo nkuru kandi ari impimbano, atari uko umuntu yakoze icyo kibazo cya Simeon yavugaga, atari uko uwo muntu yenda nakoze n'ibyo bintu bamutwerera, ariko bigakwira. Kuko reka nguhe nk'urugero, uzarebe nko kuri YouTube mu Rwanda, uzajya ureba usanga amakuru yenda baravuze bati umunyamakuru kanaka mwakundaga cyane rwose yapfuye, cyangwa se yenda umukinnyi wa filimi cyangwa se umuhanzi runaka. Iyo nkuru ikaba iracuruzwa, abantu bose bakayireba. Ni ikinyoma gusa. Ikinyoma nicyo cyahawe intebe kandi umuntu ari muzima, ariko kugira ngo abantu bakunde bacuruze. Ni urugero nguhaye ko isi yuzuye ikinyoma gusa, ibihugu mu buryo mpuzamahanga ni ikinyoma. Urumva, ikinyoma nicyo gihabwa intebe gusa, kipfa kuba gishyigikiwe n'abafite ingufu. Naho ubundi ariko ugiye muri sanse large na hatoya hato, hano duturanye, hano twegeranye. Njye ntabwo nagiye ibyo kuri YouTube byakora ibyo tutazi by'abantu bagiye kure. Nashatse kuvuga ko n'abantu nabo basigaye batinyuka gukora ibintu batitaye ngo abantu bazabimenya. Njye naho nagiye hafi aho tuzi hafi aho. Ibyo ni byo rwose, ntabwo ariko nagiye mu ndagira ngo bihugu hirya na kure. soma mu kuva 23 umurongo wa mbere. Ndahasoma se gute ngo ntugashyushye inkuru se nibyo bihanditse? Asome. Ntabwo niba tuvuge mu bakristo,
mu bakirisitu inkuru zitagize icyo zikumariye ntabwo ugomba kuzitindaho Voilà, nanjye nibyo ibyo mvuga ndabyemera cyangwa ngo hari reba uzaba reka ikintu mbabwire bikumariye si ngombwa kuko utazi ibyo kuko utazi icyo ndabyemera ibyo ni byo zizaba zigize niyo byaba ari ukuri niyo bitaba ari ukuri nta kintu bikungura ku njyewe ikibazo bugingo. mfite ni kimwe ikibazo mfite ni kimwe kuki twe tubikora tubona ari amarorerwa turimo ni gukora dayimoni uturimo ni satani na wese dayimoni twakubwira n'ubu ngubu uri mu babivuga ni dayimoni niba ari uri dayimoni ari mu bivuga mu bashyashyariza n'abavuga ibinyoma ni nawe ukoresha abandi bibi uzarebe hakagombye kuba mu rusengero rwacu twebwe abadivantisite bavuga ko dufite ukuri ni natwe dukora ibintu birenze urugero. Ubwo rero satani none aturimo kuki none se satani yarwanya abantu be mama noneho ntabwo rero satani arwanya abantu batarabi. ikibazo ni icyo ngicyo turavuga ababivuga hanyuma ababikora bo tukabareka oya bose ni kimwe ari ukora ibibi ari n'ubeshyera abandi ababikora komoka kuri se nyine ababikora nibabanze bihane ababivuga babura icyo bavuga oya reka mada twunganire ndabona yazamuye ikiganza oya birakabije abantu bavuga ibintu bakora ibintu bikabije rwose ngo bategereje ko batazabivuga mwiriwe neza ese ashimwe ya somo simwe tumva inkuru z'impuha nkuru y'umuhanda ukayamamaza madonga aho tu nagira ngo nanjye ngire icyo mvuga nshimira Claudine watwigishije na pasiteri nawe ku nyunganizi yaduhaye ku kintu rero Simewo avuze ngo abantu bavuga ndibaza ko biratureba nk'abakristo kuvuga gusa ngo uwo muntu kuki yavuze ibyo ntabwo ikigendero ni mu mutima w'umuntu kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana n'ijambo ry'Imana rivuga kandi ngo ntawe ukiranuka n'umwe ni ukuvuga ngo yaba ari uwuvuga yaba ari uwakoze ibyo ngibyo nk'umumariza ipfusa avuga ati umuntu yakoze ibi atuma bamuvuga twese icyo dukeneye ni uguhinduka ko mu mutima ukora ibyo ngibyo akeneye guhinduka ko mu mutima ubivuga akeneye guhinduka ko mu mutima rero reka twemere twese ko tutahindutse mu mitima niba tugifite ingeso za kamere kandi ntabwo twabasha kwihindura uramutse uvuze ngo kuki abantu ukavuga ngo kuki abantu badaceceka mbese yaceceka se kandi kamere yacu yomatanye n'icyaha muri Yesaya baravuze ngo turarwaye ngo kuva mu bworo bw'ikirenge kugera kuva mu bworo bw'ikirenge kugera mu gitwariro ngo nta hazima na hamwe ngo ni inguma n'imibyimba n'ibisebe binuka ngo bitigeze bipfuka bitigeze binakandwa urumva dufite uburwayi bukomeye cyane icyo dukeneye icyo buri muntu wese akeneye ni ukumanuka akajya hasi agaca bugufi agasaba umwuka wera kugira ngo amusuzume kuko niba ntawe ukiranuka n'umwe wenda uwo nguwo aravuga akashyushya inkuru ariko wenda nawe ufite ibindi bintu ukora sibyo wenda nawe wambura abantu amafaranga ni urugero wenda nawe ukubita umugore nk'ibyo Maralisa yavugaga twese dufite ibyaha twese dufite icyaha kandi nicyo kintu cyazanye Yesu yaje kudukiza indwara y'icyaha ikintu duhanganye nacyo kuko pasiteri avuga ati hari ibibi gusa ikibi turi muri isi icyiza gihanganye n'ikibi ariko twebwe nk'abakristo uzi kuvuga ko amuzi ava mu bidakwiriye nitumara kumenya Yesu akamara kuduhindura kuko uvuze ngo abantu ngo nibasigeho waba ushaka kwihindura gukiranuka twebwe ntacyo twakwibashisha tumaze kwakira Yesu niwe ubasha kudufasha gucika kuri kamere yacu umuntu wacu wa kera akaba atakiriho akaba atari jyewe ukiriho akaba ari Yesu uri muri jyewe nicyo urashaka kubivugaho muri makeya urakoze cyane mado reka twemere ko twese turwaye kandi no mu itorero uburwayi burahari no kuvuga impuha nabyo birahari kandi no gukora ibyaha nabyo birahari bituma batuvuga abantu bakatuvuga ariko hari n'igihe batuvuga baturenganyije cyangwa se batubeshyeye twese rero dukeneye umuvuzi dukeneye kuvurwa na Yesu nk'uko mada bivuze
nicyo cyamuzanye. Yaje rero kubera yuko hari abanyabyaha bamukeneye. Reka twese twige kumwivuzaho buri munsi dupfe ku cyaha buri munsi. Murakoze, ndumva niba nta wundi ugira icyo avuga twasoreza ahangaha mu gusoza. nibyo pastor, nibyo Mado ibyo avuze nibyo, na mushiki wacu Andereya nibyo avuze nibyo, ariko nimwibuke kino, mu ijuru haba intambara, ikiyoka kirwana ahacyo ntihaboneka. Muribwira ko iyi ntambara yari mu ijuru yari imipanga n'imbunda n'amasasu na buri kantu? Hoya, yari uko gusebanya n'amagambo. Hari ibintu tugenda twishyira mu ntuza buhoro 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 buhoro, tukagenda nyine. Twese tugomba kwegera Kristo akatuvura, naho ubundi bitagenze bityo Satani twamufasha kurwana intambara hano muri iyi si. Ese niba iyo ntambara yarabaye mu ijuru ahantu Imana iri, ni gute izatinya mu itorero mu rusengero? Bituma kandi ntabwo yari twebwe. Hari igihe turangamira ngo Ikirene ngo bigenze bitya, ngo muri Kongo ngo hehe, ngo amasasu ari kuvuga, ariko intambara y'amagambo mu mitima yacu ikaba ariyo mbi. icyaha Yesu cyose ni aduhindure, icyaha. Yesu aduhindure, ko ari Yesu intuza aduhindure. y'intambara y'amagambo, uzi intambara y'abantu baba bangira abandi umutima utanabona. Kristo mu mutima niyo ndi kuvuga, yagiye mu mutima. niba niba nabivuze bikanagaragara ikibazo perefere, ariko ibyo tuba dutsindikiye mu mitima tutanavuze. Wara Kristo cyangwa se nk'abantu baba bagendana ibintu bibi mu mutima. Erega umutima w'umuntu ngurusha ibintu byose gushukana. Dukeneye umuvuzi, dukeneye kumanuka tukajya hasi, buri wese agashaka Imana akayishakisha umutima we wose, agasaba Umwuka Wera kugira ngo amurondore, tukavuka bwa kabiri, tukemerera Yesu akadukoreramo, akaduhindura. Kandi tugasenga igihe cyose. Tugomba kwiga kandi dusenga dusabira kugira ngo duhinduke. Niyo mpamvu habaho gahunda nk'izi ngizi zo kwiga, ni ukugira ngo dukure buri munsi, dukure mu by'umwuka, kandi twike gusa na Yesu buri munsi, tugende dupfa ku cyaha. Ni icyo n'urugendo mbega. Wahuye na Yesu ntabwo ahita ahinduka. Niyo umuntu yahindutse, niyo yahuye na Yesu ntabwo ahita ahinduka ako kamwanya. Urugendo rwo kwezwa ni urugendo rugenda rukora gahoro gahoro. Uyu munsi icyaha, uyu munsi menya yuko Umwuka anyereka ko icyo cyaha cyari ngifite, cy'uko navuganaga, nkakimenya, nkatangira nkagisengera kikamvaho. Ariko Satani ni umuhanga cyane, agenda akuzanira ibindi byaha bishyashya. Barahindura. Uzi ko Satani ntashobora kuguteza kujya mu kabari niba azi kutanywa inzoga. Kutanywa inzoga azaguteza gute kujya mu kabari? Azagutega impuha, inkuru z'impuha. Ashobora kugutega ashobora kugutega kuri ruguru wenda nk'amafilime, ugasanga n'amafilime yaragutwaye byonyine ubwabyo. kandi impuha ziryoha. Cyangwa gutega impuha iragutwika mu kanwa iyo utarayirekura. Ubushya sindayivugira hehe. hari umuntu mwene wacu akunda kuvuga amakuru, akaza ntabwo avuga koko hari abanga bamuzi, akaza akavuga ati yewe, ati inkuru irangiye we, ati ndumva ati singiye guturika ntabwo ndakabate. Akabaraza akaba arabivuze, mba wakana akayimbye nayo ngo byananiye kubigarida, ngo nanjye arabima ngo ndibigaride, koreka ntabwo ndakabate. Inkuru z'impuha kandi hari n'igihe ziba zibeshyera umuntu, cyangwa se ibyo bintu bitaranabayeho. Ariko ari mu ibyo Amararisa yavuze, ibyo Amararisa yavuze, hari igihe umuntu uza igihe harimo abari mu kuri,
hari ibyo hari ibyo biba byabonetse. byabaye koko, ariko kuyamamaza nabyo ni bibi. Kuyamamaza byo nyine urumva nyine muri kominikasiyo murabizi, umuntu niba hari iyi nkuru tuvugiye ahangaha, undi muntu uri buze kujya kuyivuga aragenda yagabanyijeho nk'icumi%, undi ujya kuyivuga agenda yongereho ibindi, umva izagera ku bantu kuri muntu wa gatanu yamaze gutakaza umurongo w'icyo yavugaga. Sesa dukize. Murakoze cyane, reka dusoze. Hari umuntu witwa Dive. hari ka mesaje Madu yari yashyize muri chat avuga ko umurongo wo muri Efeso 6:11 ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Nakunda ngira musorize. Murakoze cyane. Umuntu witwa Dive ninde amaze iminsi adusura, ituze uwo ari we, ni umusangwa ukoresha izina rya Divin. Reka dusenge, Agata dusengere ubwo dusoze. Senge. Turagushimye turaguhimbaje Uwiteka Mwami Imana, tugushimiye ko uri Imana idukunda, kandi tugushimiye ko utwitaho iteka ryose. Ubwo Satani yari amaze kudutandukanya nawe, ntiwemeye ko bigenda gutyo kugira ngo dukoma mu nkokora umugambi wawe, ahubwo waranaducunguye. Warakoze Uwiteka, kandi gukomeza kubana natwe, umwuka wawe kugira ngo ajye ukomeza kugendana natwe. Rero turagusabye ngo uko wanesheje burundu ku musaraba Satani, natwe ujye udushoboza kugira ngo tubashe kumunesha, ako ntacyo twashobora gukora tutagufite. Niyo mpamvu tukwinginze ngo imbaraga yawe ijye ihora ibana natwe, kugira ngo tujye duhora tugendana nawe muri byose, maze ukomeze ujye uturinda umujya n'amaza, kandi by'umwihariko ukomeze kudufasha gukomeza guhanga amaso kuri wowe, kugira ngo uko bwije n'uko bukeye tujye dukomeza kurushaho gusa nawe. Tugirire neza rero, udusezereshe umwuka wawe n'umugisha wawe, kugira ngo Uwiteka ubwo tuzongera kubonana ejo tuzongere tugushimire, twese tuzongera kubonanira kuri ino tsinda ryacu tuzongere tugushimire ko wabanye natwe kandi waturinze. Tubyambaje mu izina ryiza rya Yesu, amen. Amena. Murakoze cyane, mwakoze mwese abo twabanye. Turasoje ingingo ya none ndetse n'ingingo z'icyumweru cyose. Ubwo naho kuwa mbere w'icyumweru, kuwa mbere w'isabato niho tuzasubira mu ngingo z'icyigisho gitaha cya 10. Murakoze rero, muzagire weekend nziza n'isabato nziza. Murakoze namwe, Imana ibarinde. Yego namwe, Imana ibarinde.